Yeah, tuvuga bize papa. Ndewe. Tira telefone yawe. Sufite telefone? Ntagomba kuma kamuzukuna kangaka kanesha umutwe. Ese tuje hano gukora. Ubisetse simbanga hano. Wawe? Uba hano? None se ni wawe? Nose uba muri hoteli? Ise ni hoteli. Aho umuturage ntabwo ari hoteli. Zina apartment. Iki? Zina apartment. Apartment se zingana gute? Zitabaho. Zitabaho. Usize moto yawe hano? Reka moto yireke moto irasiba. Niba yiba? Moto se ari imbiyiba. Aha ntabwo ari imwe byo mu cyaro byo kwiba. Ibintu byose hano ni fresh. Nta bintu by'ubujura bibamo. Wawende ukaza ukambuka se nkarya n'uduserifi gutya. Reka ngufotora ibiki. Nta bintu byo kugufotora. Banza n'ibyo uduserifi basi. Ase waje tukajya mu nzu uraguma muri ibi ngibi urumva ari byo murari buraremo. Baraguhamagaye? Ya bari baranshaka bambuza abatipe banjye bambuza. Ngaho tugenda. Ako banza ufotorere nk'aha. Oya yewe ase ngufotora. Ahangaha ugiye kuba uhari niho ugiye kuzajya uba uzifotoza urambirwe. Ubwo amafoto hano uzo wayavamo. Pero ntabwo ari mugihe. Hakuri umuturage shaho. Ureka mfate video ahantu hose mbereka. Sije waje ukamfotora. Oya yewe. Ahubwo kabaze bagufate. Tugende nyine. Fata bag yawe nyine tugende. Mwese Nusuri gusa waje tukagenda. Ndajya heze nzi naho ngiye. Okay. Tondeho gato ako wagiye wiwe. Dore nahangaha rigamba nagize ngo icyaro kibanze kikuvemo harebe neza. Nyereka aho tugeze. Cyangwa urashaka? Shaka iki? Haka abantu baguhamagara mu kanya. Yari gafite abantu benshi. Kwifata. Ino shadere babambuze ba friends banjye. Shaka se. Ako utuye hano? Yesu Kristo. Hey. Muturage gutaka kwa mwaje. Njyewe natunguye uko byarageze. Bivuga. Sibaga ni abaturage. Uzirima. N'iki Sire zanjye. asanga wazanye kwenda two. Mufotorera aho narese kucyo bashyira televiziyo hano. Cya kintu cyane ikintu kubi. Bakita elevator. Nonse gute akushaka kibase. Televiziyo hanze. Ntabwo ari televiziyo. Abaturage. Ntabwo ari televiziyo. Abanyana tugiye kuri etaje ya 22. Niho uba? Of course. Yesu. So umutingi tubaye ntiwahita upfura uwa mbere. Dore si uko hakora umuturage. Haba hari minuze yemereye umutigito ku buryo niyo waba nta kintu yawe. Ibise wari wabirya?
uzabirya nzabikora nibyo birya ahubwo nagutekeye mama yarambujije ibi nibyo uri burya n'inzoka ibikeri hasi abantu bashaka ko itafura ese ko mbona ari umuntu sitina wasaza ahubwo ufite sheri hano ndamufite umunyamerika telefone yanjye isumwayikize ndabizi usa ariko ubundi ugira telefone ko nabonye ugira agapfa iphone yanjye yarabikoraga tansiyo kabiri sese dufata iphone ndaje nzagura none cyane wibagiwe no gufungura inzu yawe ayifungura se cyangwa wayobye ko mbona hano hantu hasa se n'ubundi ariko uyubagira hari umuntu uyoga se okay ntacyo wigeze uyoga uri uhanica oya nako urama welcome winjiriza itazi hanze umbwire ko uzangurira ibindi injira yewe uzama telefone si uzama telefone injira yewe fone uzayibona nawe uzashaka nawe uzashaka akazi uzashaka akazi ariko ufite akazi uri gukanagusha ntabwo ndasubira ko ibintu byose nabikuye inzu yawe iyi wenyine si ubu Yeah, let me call you back. Alright. ntabwo irara mu rwego kwica ubundi Ubwoba bw'umica se bw'umica ndiho. uramenya ntuzansigemo hano njyenyine Noneho uribwa ko ngiye kuzajya nkurira. kutafunze se ufungire sha ese jori ubona biratangiye kuzicwa n'inzoga koko nanjye byarancanze ntabwo nari nzi ko birakunda Linda bigeze hariya inde Linda ntabwo umunsi umusheri wawe wiriye yitwa Linda agiye kwiga mu Bushinwa mva ufite ifoto ye ngo uyinyereke hafi ntabwo twari inshuti cyane nanjye nabonaga kuri kobwa wazengereje uriya muhungu koko ntabwo najyaga kuganira nawe nawe Eh, mva ndarangije kwitera muri kapure kategeko umva wari wananindiye dore niyo yayo rwose abajura batazakwiba muri kino kizu Banyiba se banyiba. Ikintu utafunga na security lights. alize yanjye ngo ni y'abakene iyi amafaranga nayiguze wowe None se hano tuba dufite security cameras, dufite ibintu byose. Uba amakamera arimo arakureba yose ni amakamera arimo arakureba. ariko wangira umuturage None se mugira umuturage aya ni amatara ntabwo ari kamera ni kamera. rero Ayazi se? firigo zimeze kuriya se zibaho Kuri abaturage. Iyi ntabwo ari firigo. ni iki AC bayita air conditioner. za air conditioner siko atari uku ziba zimeze Iyo se wayimenya gute kuri ubu cyane nyine? bicana mu umuyaga Ariko wasaze. Cyane se urashaka ukekwe. jewe Ariko wasaze. hariya ni amazi Urashaka kujya koga se? yesu kristo wambaye imisaraba umva hariya ni amazi Of course. uzajyane hariya hantu sibyo Wazayijyanye se urabona atari hafi. keretse ngurutse mbanza wagenda mu ndege mbona ari kure ako nk'uko waje ukamfotora ifoto ya mbere mu mushinga w'abandi ako jesi wajya ureka kwiyemera Arese niyemera ubusongera ngo ufotore ifoto aho ngaho. nyine mfotore na gutyo ahita mbereka china Ariko wasaze. Sureba byanyu wajyaga wurira ibiti by'abaturage bya avoka. Ntabwo yashaka kuzajya wurira. ngwino urebe ariko ari heza Oya. ngwino urebe yesu kristo imana nyir'ijuru wagira ngo ni mu bufaransa ndeba filime zaho wagira ngo ni yesu kristo ufite na gitari nzajya ntabyo nshoboye Izo nzara zawe se zabasha gute? ntabyarangira ariko wambabariye kuko ukaza ukamfotorera ahangaha mbabariye cyane hakujise waje Oya. ahangaha agafoto pasi mbabariye Hakubwo n'ikigusimbukira kikavuga. Ibi rero iyi niyo nyama ndi bugutekere ya mbere.
umva mubwire nta nubwo nabyemera. Jesus. urabona ukuntu rugenda Jesse we urya nabi Jesse nawe urya nabi Ndakurega we. urya nabi wese si byo uri burye Ndakurega. ibi ko ari byo uri burye ndakurega Jesse horeho situwe Jesse we urya ibiceri uri umuturage ni igiki ubwo ko mfite n'imbwa n'izimoka n'urizira Charles nanarushye uraza kwanza kumfotora n'ubundi uzamfotora nyuma. Akana hari akayaga. uri agaturage gusa Suko waje ukamfotora. oya yewe Hasi kumfotora bigutwaye iki wajya ureka kumera gutyo. Bagasinga unyereke icyumba cyawe. Charles wanyeretse icyumba cyanjye ndarushye n'ukuri. Ibaza iminsi 2 ndi muri nuza mu ndege njyana mu ntebe uzi ukuntu nuka. Ndimo ndimukira n'ukuri mbabarira. se tumaze iminsi 2 ubuse twe tumara icyumweru turimo kwiga turi mu kazi tuvugira iki Nahise ntabwo woga ntabwo uryama se. ntugase Bagasinyereka ntabwo nyereka icyumba cyanjye. kamutembereza mu nzu yose ndabizi uri umuturage Oya ntabwo ndi umuturage nuko wenda inzu ari ubwa mbere nyibonye. uri umuturage okay ngwino nkwereke kireka aho ngaho yewe baze nkwereke ushaka kureba mu nzu yanjye se okay iyi salamanje Nzajya nicara hano. aho ushaka noneho Ibi ni bya bindi mbona muri filime. ngwino yewe ngwino ase waje nkakwereka wowe wasaze igikoni ikiba cyita igikoni Igikoni ndakizi. ukizi hehe Nani microwave. iyo ni microwaves ariko noneho wayimenye ute kuri agaturage nacyo iyi ngiyi ndi hafi Iyi ni kettle. usigaye uzi n'icyongereza ndabona umaze gutera imbere Ntabwo mama yanyishyuriye mu mashuri meza. noneho ntabwo nzongera gufura iyi mashini yanjye imeze wese ni iyawe ahubwo wasaze iyi mashini ntabwo ari iyawe iyi ni mashini yanjye Nasusuka agapfuriramo. izi ni mashini ndumva iyi mashini ya mbere ureba iyi ni imesa iyi iri umutsi urumva iyi umutsi nyine uri umukire sha Uri umukire. Amafaranga ya mama wawe ni ukuyarya nzabimubwira. mama se arankorera Ugiye ahangaha anekera umureti. aya ntabyo yo kugutekera Ndumva ndashonje. ntabwo uzi guteka se Sindi umushyitsi se bwa mbere hano. ariko ukunda kurya umushyitsi se wifuza ko agera hano arya kuki mu ndege bakugaburiye Buriya biryo se nazi ukuntu bimeze by'abazungu njye nabishobora. Mbabarira nyerekere icyumba cyane. ntacyo kamwereka icyumba ugiye kuryama Ndyame mbanze n'ubwo unekere akurushaho. isaha naribi gusa Biki? witonde yewe kandi agukunda ntabwo bakoresha imbaraga ntabwo bakoresha imbaraga kandi ufata buhoro buhoro kanana ntabwo upfa kunaga ahantu hose kuri agaturage rero urumva iyo kavuye mu ijana uba ubonye inyuze nyinshi cyane nka gutya Ubonye 90? aha ngaha biba ari ijana iba ari ijana Reka nze wemeze. we ntawaribona na babiri ntiwakabona wowe asaze aje amwereka icyumba cyawe hasi ubwo nzabushobora n'ibyo bisazi byawe kumusaragurika Mama wawe yambwiye ngo uzajya unoke. amahanga yawe Yaza. ahubwo uhita uyikora Natangiye. Ngomba kumera nk'akumwe n'umushyitsi. Ibintu byose ubinkorera. umunsi umwe Ugiye kuntekera? Ntari. Sibyo? Byose arabinzaniye. nari nabimenyereza ko uri umusazi
Iki nicyo cyumba cyawe. Injira ntabwo hafunze. Se niyo cyusa. Ne karibu. No wicare. Amakuru y'iminsi se ko rero baratwanze cyusa. Amakuru ni meza ariko ntabwo ari ukubanga. Habwa akazi kabaye kenshi nawe nyine urabyumva. Yo birumvikana. Baje kureba mwene wanyu. Nanjye kumureba ahubwo se ari ari mu cyumba nihagana n'inzoga zigiye kuzamwica. Wibaze ko yatsikije uko cy'ukwezi mu kazi. Ubu ntakijya gukora. Niyo yavuye aha ngaha agaruka kugira ngo yaguye muri pisine y'inzoga. Wibaze ibyo bintu nawe. Shamuto ndabyumva urababaye pe. Ariko ihangane n'ibyo iminsi mike ya buriya bizarangira kandi ni vuba ngaha. Urashaka usa. Igimbabaza nuko wiratamenya ko ngende mushikire mukuru ngo abashe kunyumva. Ora nibaza impamvu ababyeyi bacu bagiye hakiri kare. Wende abakiriho uri ntabwo abayitwara gutya pe. Shamuto ihangane nuko ndabyumva urababaye. Sumfata nka musaza wawe. Ihangane ngenda kwizeza ko mu minsi mike biruramubona yahindutse. Sibyo? Ndabikwijeje pe. Ihangane muto. Ndabyumva urababaye pe ariko ihangane nta kundi. Urakoze cyane kumpumuriza cyusa. Gusaba bikomeye. Ntabwo biba byoroshye pe. Ndabyumva urababaye n'ukuri. Nanjye reka njye kumureba hariya mu cyumba ndebe ukuntu amerewe. Turaza gusubira nari. Nta kibazo cyane mu cyumba. Komeza wihangane. Nihagaramye nk'umuramba. Ngo wituranye. Ninde ugiye gukaraba? Ko ushaka njye gukaraba. Silafe. Siko nibazaga ibintu binuka ni uzi kuri ngo no kunuka. Ntabwo ashaje se ntabwo nuka no kuri humuriza. Ntabwo nukumva. Okay, ngaho njya gukaraba njya. None sohoka njya kunekera. Ndagukaraba. Cyangwa ugiye nawe banze ukuremo kano gapira kanduye. Genda ugakuremo nawe kanduye. None imyenda yawe yanduye nawe. Karaba. Shaka! 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 Karame mama! Ngwino hano nkubwire. Naje mama. Niko. Wavugishije mushiki wawe ko ubu ngubu yagezeyo? Ntabwo namuvugishije ariko ndaza kumuvugisha. Ubwo ahubwo ndumva nta mayinite mfitemo. Ariko nyuma yaho ndaza kumuvugisha nze kukubwira. Sawa umuvugishe. Urumva? Nanjye ubu ngubu ngiye kwa dogiteri gukoresha checking ngo barebe uko umutima uhagaze. None se mama ntabwo imiti iri gukora se cyangwa irakora nta kibazo. Bigira ikibazo ndi muzima. Ariko nta nubwo ngomba kujya kwa muganga narengereka. No kujya gukira barebe uko umutima uhagaze nta kindi. Sawa mama ubwo nanjye ngiye kubona isuku mu cyumba. Oya nta kibazo. Ngaho gerageza umuvugishe. Turavuga rugarutse.
Mbega umunuko w'inzoga. Ibi ni ibiki koko? Mpaye. Wiri. Wiri. Ase bimeze gute bro? Reba igihe amasaha anageze. Bimeze gute ko waryamire? Reba none inzoga zenda kukwica. Ibi ni ibiki koko? Wiri. Ase bro, uracyari mu bizunga wowe? Vipi man? Cyusa. Oya rwose Wiri. None si ibi ni ibiki? Oya na. Ibi ntabwo nabyumva Wiri. None si ibi ni ibiki? Man. Ndebere ukuntu majiye kumera. Ako se Wiri, nta nubwo natekereza kuri mushiki wawe basi. Wowe agahinda afite ubu ngubu ujye ugatekerezaho kubera wowe. Wagerageje ukikosora. Man we ntabwo uzagahinda afite. Kubona Rinda agenda atanaseze tutabonanye amaso ku maso man. Ako se agahinda afite man. Ubu ngubu koko kuba warapanze kurya umwana w'abandi bikaba byaranje, niyo mpamvu umeze gutya wahisemo izi nzira. Ntabwo byumvikana. Ibyo uvuga ni ibikimana. Oya ariko se Wiri, kufite abakobwa benshi beshya hirya no hino bashatse mu. Yewe Rinda ngiye namufata ibikorwa by'ibihumura birirwa binkura ibyinyo gusa. Rinda naramukundaga mani. Urumva? Rinda naramukundaga ariko harankitse ubundi kugicuza. Ariko ndabyumva bro. Gusa iyo nza kumenya ko ari uko bimeze. Banarakugira inama hakiri kare ukamenya ukuntu witwara muri izi situation, naho ubundi dore byaranze ni ukuri. Gusa njye sinzi iyo nza kubimenya mbere nari kujya nemera tukajya nko gushopinga turi kumwe hagera muhamagara inshuro nyinshi zishoboka ariko mana yiza cyenda ntabyo nk'ubu. Ako Wiri, njye reka mubwire Wiri sibyo? Reka nkwereke nari rarenga n'ubundi. Nabundi aho kugira ngo ugume muri izi ngeso nta kintu wazageraho rwose. Ahubwo we tangira umuhate ya basi. Umwereke ko urukundo uri seriye noneho. Utangira umuhamagare mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ewana umwereke ko uri tayari mu rukundo noneho. Naho ubundi nabona umeze gutya bro na n'ubundi wamurakaza ahubwo agahinda ke kakiyongera. Gerageza gukosora. Nkwemerera uma. Oya inama z'abagabo. Ewana wowe gerageza uhinduke wanjye. Cyakora man mvumubwire. Yo. Ikintu ngiye gukora. Ngiye gukaraba ubundi bite njya kwashaka. Ngende mbaza uko bimeze ubundi amena namba za Rinda ari gukoresha naho ubundi man kumwikuramo byananiye. Ewana byananiye. Wowe bigenze gutyo noneho utangira umuhate ya wana. Uwo muntu w'umugabo ufata inzira ujye mu nzira nzima wana. Naho ndi ngisi urabona byazakugeza ku kibro. Ngo tumiriza akantu se ubanza. Naho utareka ngende ubwo turi kumwe. Okay. Owa. Sawa. Oh Jesus, Mana ndagushimye ko uhinduye bushya kandi ndakwinginze ngo uzamufashe mu byo azakora byose.